Ese ni iki kiri gutera indwara zitandura aho zikomeje kwibasira abaturarwanda bagiye batandukanye? Dr Sabin Nsanzimana arabisobanura ku buryo burambuye ndetse bwimbitse ubashe kuba wamenya ibyo wakwirinda kugira ngo utandukane n'ubu burwayi bw'indwara zitandura ziganjemo umutima, diabete ndetse n'izindi. Ibibazo by'indwara zitandura twanagerageje kujya mu mizi biraterwa n'iki? Ko mbere bitabagaho, biri ku muvuduko ukabije, birava hehe? Tugerageza kubaza ibindi bibazo muri ubwo bushakashatsi. Ese abantu bazi ko ibyo barya bishobora kubatera ubwo burwayi? Ese bakora siporo? Twatangajwe no kumva ko abantu 40% batazi siporo, batajya banayikora na rimwe, batanayikozwa rwose, usanga ari ikintu bumva ko cyagenewe abandi. Kandi hakaba ikibazo cyo kwicara, abantu baricara amasaha maremare. Ubundi umuntu ntago akwiye kurenza amasaha 2 yicaye adahagurutse nibura iminota 20, ariko kwicara amasaha 8 ku munsi, amasaha arenze 8 ku munsi, agira ibyago byo kurwara izi ndwara zitandura no gupfa inshuro 50% zikuba kabiri kurusha uwicara amasaha 2 agahaguruka agakora iminota 20 ahagaze cyangwa agenda akongera akicara. Ni ikibazo usanga gihari, ndetse ubu birakorwa ubushakashatsi cyane. Ubwo ni n'ubutumwa tuboneraho gutanga. Ese wari uzi ko ibyo urya bishobora kugutera izi ndwara zitandura? Reka nabyo dukomeze tubyumva. Tubwiye ko barya imboga rimwe mu cyumweru, kandi ziboneka hafi, ahubwo ugasanga bararya ibyangiza umubiri cyane, ari byo bizana bya bibazo tuvuga turi kubona twe kwa muganga. Twagakwiye kubyirinda hakiri kare. Biratujyana mu kibazo rero turi kubona kwa muganga ko indwara zitandura z'umutima na diabete na kanseri ubu nizo ziza ku mwanya wa mbere mu biri guhitana abanyarwanda. Ngira ngo murabyumvishe kimwe mushobora gukora cyangwa se ushobora gukora ukaba wakwirinda cyangwa se watandukana burundu n'izi ndwara zitandura. Harimo ibiryo ugomba kurya, ibyo ugomba gukora, cyane cyane siporo. Igihe ufite akazi ukora wicara amasaha menshi, ukirinda kwicara amasaha menshi, ukagerageza kujya uhaguruka gake gake utisha akazi kawe, ariko nanone ukarinda ubuzima bwawe.